Twebwe twiga muri za 60 na kangahe nta gardiyene zahawaga. Gardiyene yacu yabaga mu kuragira inyana, abandi bakaragira ihene, babaga bafite ihene. Hanyuma bapfunuka kujya muri primaire nta gardiyene twabayemo. Ikiciro cyandyoheye kurusha ibindi ni masters na doctora. Kugiye nakoze masters ebyiri, imwe nayikoze mu bintu bya ibyo bita applied linguistics, ariko mu buryo bwa applied linguistics mu kwigisha indimi. Igituma byandyoheye nuko noneho byo nabyize nzi impamvu mbyiga. Twagize umugisha wo guhura namwe Dr. Reverend Rutayisire Antoine, ufite influence ikomeye mu kuvuga ubutumwa. Ninde wakwensipiye, ninde wigiraho kuvuga ubutumwa bwiza, kuko abantu benshi bakunda gukurikira inyigisho zawe nuko wasajye uvuga ikintu uvuze abantu cyakora ku mutima ku buryo usanga kuri status banazishyiraho. Ninde wakwensipiye cyangwa ninde model wawe mu kuvuga ubutumwa? Tugize amahirwe yo kukubona Reverend Dr. Antoine Rutayisire, Ingendo Clement Bagemahe, hano umunyamakuru w'IMPUHWE TV. Amahirwe tugiye kubaza utubwire uburiwe, hanyuma tugiye tukubaza kuri mwe ibyo ukunda, ibyo wanga, ibyagiye bigushimisha, ibintu bikubabaza, nibegenda gute na gute, ubitwemerere ubidukorere. Mu buzima bwawe ukunda kurya iki? Biragutangaza yewe ku bintu bijyanye no kurya. Wenda niyo mpamvu ntabyibuha cyane. Ibyo mbonye n'ibyo. Donc kurya habe na gito rwose, niba hari n'ikintu cyadindije umugore wanjye mu by'igikoni niko ntakunda kurya. Kandi suko ntakunda kurya, nta biryo nkunda ngo mvuge ngo ibi nibyo nkunda, ibije ndabirya uko bije niko mbirya. So I don't make a big fuss ku biryo. Ntabwo ibiryo biri mu bintu ntabwo nshobora gucumunzwa n'akamanyu k'umutsima. Bijyanye no kunywa se, ubu ni iki ukunda kunywa mu buzima bwawe? Ahubwo ni ibindi. Yewe umbwiye ngo mu bintu ukunda kunywa, umuntu aguhitijemo ikintu wanywa kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru, amata y'ikivuguto. Cyiza ariko nacyo gitarimo ibintu by'ibikiremanya n'ibindi. Urakoze cyane. Ni iki gikunda mu buzima bwawe, ni iki gikunda kukurakaza ukumva urababaye, gikunda kukubabaza? Okay, igikunda kukubabaza? Akarengane mu bintu bindakaza, bintera umujinya, ikiza hejuru y'ibindi ni umuntu urenganya undi. Ikiza kigikurikiye ni ibintu bya mediocrity, ibintu byo gukora nabi, ibintu bitagira icyerekezo, ibintu biraho bidafite umurongo. Icya gatatu ni amatiku. Nanga amatiku, nanga abantu bakoresha amatiku, nanga abantu babeshya, nanga abantu babeshyera abandi. Ibyo rwose ikimbabaza no kubyo bintu bitatu nanga usanga byuzuye ku isi. Abantu bakora akazi nabi, bari midioka, wagira ngo abantu b'amatiku, babeshya, bacabiranya, bagambana, nabo wagira ngo ni umuco. Abarenganya abandi kuko barusha imbaraga, barusha influence, bagira gute, nabo barahari. Ibyo bintu bitatu ubikuye mu isi mbamo, ngira ngo natangira nkajya nicara nkabona yewe nabuze icyo ikindakaza, kuko nibyo bintu bitatu bindakaza. Mu byiciro wize kuva muri gardiyene kugeza muri doctora, ni cyo cyiciro wize ukumva uryohewe n'ishuri Dr. Twebwe twiga muri za 60 na kangahe nta gardiyene zahawaga.
garidiyeni yacu yabaga mu kuragira inyana, abandi bakaragira ihene, babaga bafite ihene. Hanyuma wapfunuka ujya muri primaire nta garidiyeni twabayemo. Icyiciro cyanryoheye kurusha ibindi ni masters na doctora. Kugiye nakoze masters ebyiri, imwe nayikoze mu bintu ibyo bita applied linguistics, ariko mu buryo bwa applied linguistics mu kwigisha indimi. Igituma byanryoheye nuko noneho byo nabyize nzi impamvu mbyiga. Nagiye gukora masters mu Bwongereza mu bintu bya applied linguistics, ndi umwarimu, ku buryo nigaga numva icyo nzakoresha ibyo niga. Ubundi niga muri universite numvaga niga kugira ngo mbone lisanse, mbona akazi, numvaga ko nimbona akazi nzabona imibereho, mbese urumva nabaga nigira kugira ngo mbone imibereho. Ariko muri masters ubwo nigiraga kugira ngo nkore neza ibyo nkora. Nakoze masters muri leadership, noneho ubwo birarusha kuko byamfashije gusobanukirwa ibintu byinshi, bimfasha kurushaho gukora neza ibyo nkora. Nkora doctora mu bintu bya leadership development, nanone kubera ko ari byo nkoramo, ibintu byo kwigisha abapastori, ibintu byo mbese urumva bwo nateze nanditse kuri zo nivo zose zabaga zijyanye n'ibyo nshaka kuzakora. Ku buryo aho niho byanryoheye kuko byahuraga mbese n'umutima wanjye, n'ibyo nifuza, n'ibyo ndimo gukora, hanyuma bimbera byiza. Twagize umugisha wo guhura namwe Dr. Rutayisire Antoine, ufite influence ikomeye mu kuvuga ubutumwa. Ninde wakwensipiye, ninde wigiraho kuvuga ubutumwa bwiza, kuko abantu benshi bakunda gukurikira inyigisho zawe, nuko wasajye uvuga ikintu uvuze abantu cyakora ku mutima, ku buryo usanga kuri status banazishyiraho. Ninde wakwensipiye cyangwa ninde model wawe mu kuvuga ubutumwa? Wenda byagutangaza ari nkubwira ngo ni bose. Wagiye uri uko nteye, buri muntu wese twicaranye mwigiraho ikintu. Umwana avuga ikintu kikampa inspiration, nkumva indirimbo yaba baririmbyi basanzwe igasparking off ibindi bitekerezo byinshi muri jewe. Nkicara nareba inyoni iguruka ikanyungura ikintu, narya umuneke ukanyungura ikintu. Mbese jewe ndi umunyeshuri uhora wiga, ntabwo ndagraduatinga buri muntu wese. Ariko umbwiye abantu wigiyeho, ntangire kubwiriza, nakundaga umuvugabutumwa witwaga Billy Graham. Ibitabo bya Billy Graham byose nabonaga narabiguraga, inyigisho ze n'ubu nkunda kuzumva kuri YouTube. Nkunda bigisha bafite ikintu bakungura. Ariko mu bintu bijyanye n'ubukristo, nari n'abandi nk'abitwa ba Festo Kivengere, yari umusenyeri w'umwanglikani wo muri Uganda, yigishaga neza cyane. Abantu rero bigisha neza bo ni benshi, nagiye nigira kuri benshi. Kugenda umunyeshuri uhoraho, abantu bavuga neza, n'abari bavuga imisango mu bukwe mbigiraho, n'abaririmbyi mbigiraho, n'abana duhura mbigiraho. Yewe buri muntu wese duhuye mwigiraho ikintu. Hanyuma ariko nkakunda muri Bibiliya, nkunda umuntu witwa Paulo. Ni nawe wanyinspiriye cyane nkitangira gukizwa, numvaga ari umuntu uri dynamique, ariko kuruta byose nkakunda Yesu. Kuko niwe modeli wanjye. Unambwiye turashaka gusa nari nakubwira ngiye ndashaka gusa na Yesu. Ariko byose secret yabyo ari nabyo benshi batajya batekerezaho. Secret yabyo ntiri muri ibyo byose maze kuvuga, iri mu kintu Yesu yavuze. Yabwiye abigishwa be ngo ndagiye nzaboherereza umufasha ari we Mwuka Wera, ngo kuko Umwuka Wera naza ngo niwe uzemeza abantu iby'ibyaha n'iby'urubanza n'ibyo gukiranuka. Ngo Umwuka Wera naza azenda ku byanjye bibabwire. Jewe rero buriya niyo ngiye gukora speech, niyo byaba ari ibiganiro nk'ibi, nsenga mu mutima nk'abantu bari Umwuka Wera. Ntabwo nshaka kuvuga ibintu by'ibigambo bitazagira icyo bimarira abantu. Sinkeneye kwimpressiona abantu, nkeneye ko abantu bakorwa ku mutima. Jewe ngiye kuvuga, wowe ushyiremo uburyohe, wowe wigisha abantu bawe. Iyo niyo secret. No kumenya Bibiliya. Ariko jewe Bibiliya amaze kuyisoma inshuro zirenze 40, urumva nabyo hari ikindi kintu cyane. Ntasimbuka n'umurongo, ahubwo kenshi nkoramo na etude, nkafata note nkandika. Mu gihe maze kuyisoma inshuro zirenze 40 nyirangiza. Nabikubwiye ngo ubikore gutya inshuro 40. Umaze kurya ropa zingahe mu buzima bwawe kuvuvutse? Ntabwo nazibara. Okay, na Bibiliya nuko nguko ni ibiryo by'ubugingo. So kumbaza ngo Imana yabikubwiye, se hari umuntu ukubwira ngo urye?
iyo ufite ubuzima buzima, iyo ufite ubugingo buzima mu mwuka, urarya nyine kuko ugomba kurya, ugomba gusoma Bibiliya ukarya, ukagaburira ubugingo bwawe. Ntabwo nsoma Bibiliya kubera ko Imana yabintegetse, nsoma Bibiliya kuko nyikeneye ngo ubugingo bwanjye bubyibushye. Buriya rero mba mvuga nk'umuntu ufite ubugingo bubyibushye kubera gusoma Bibiliya. Ariko nkunda no gusoma cyane, donc ndasoma, ndasenga, nuko ndi. Dr. turagushimiye cyane ku kiganiro kizaduhaye, turagushimiye, mwagize neza. Ubutaha ujye unyita pasiteri, niyo titre yanjye. Dr. ni amashuri niza, ariko pasiteri niyo titre. Urakoze. Arakoze cyane. Turamushimiye ko yatuganirije. Haba Dr. nabyo nta mpamvu yo kudegrada, yarabiruhiye, yarabyigiye, nabyo ni ngombwa, tugomba kubishyiraho. Ni pasiteri mu rwego rw'idini, rw'itorero, nabyo nibyo, ariko biho byombi ni byiza kuko Imana yemeye ko byose abikora kandi abyiga. Tumushimire rero ku kiganiro cyiza yaduhaye kuri uyu munsi mu Impuhwe TV.